haleluya. Ndagira ngo uyu munsi nanjye nkubwire ngo humura nshuti yanjye, ndagira ngo nkubwire ngo humura, nubwo hari ibibazo ariko humura, nubwo hari virusi humura, nubwo hari isi ifite ibibazo ariko humura, nubwo twari twabona umuti uvura virusi ya corona ariko humura, nubwo hari ibibazo biremereye, nubwo ubukungu bwahungabanye ariko humura, nubwo imiryango yakinze ariko humura, Yesu afite igisubizo. Ndagira ngo twe gutinda ngo ibitekerezo byacu bijye kure, twe guhangayika ngo imitima yacu itinde mu bintu byinshi. Umugoroba mwiza nshuti bene data, ndashima Imana kuko Imana iduhaye umugisha nanone kuri uyu mugoroba kugira ngo twongere dusangire ijambo ry'Imana. Tugiye kubanza dusenge kugira ngo dukomeze uyu mugoroba mwiza dusangira ijambo Imana iduhaye. Nyagasani Imana, turagushimiye kandi turaguhimbaje, tugushimiye icyubahiro cyawe n'ubutware bikomeye, tugushimiye ko watugiriye neza uyu munsi wose ukaturinda, Mwami Imana yacu, ukaba Nyagasani Mwami utugiriye neza tukagera kuri uyu mugoroba turi bazima, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Kandi Imana, uyu mugoroba nanone turakwinginze kugira ngo Data Nyiringabo utugirire neza, uduhe umugisha n'urukundo n'imbabazi. Mwami, ijambo ryawe rigiye Nyagasani Mwami guca mu kanwa kanjye, kandi Nyagasani Imana abagaragu n'abajaga bakaryumva, Data rihembura imitima yacu twese kugira ngo dushime izina ryawe. Urakoze rero kuko wabanye natwe, shyirwa hejuru himbazwe, tuguhaye ikaze Mana, ibikomeye ugira byoroshye, icyo n'utwari bikomeze kuba ibyawe mu izina rya Yesu, amen. Nongeye kubaha ikaze rero kuri aya masaha, nongeye gushima Imana itugiriye neza kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Nanone ndagira ngo ntangire mbibwira, amazina ni Nkurunziza Alexis, nk'abantu umukristo usengera mu itorero rya Anglikani muri paruwasi ya Nyagatare. Ubushize twasangiye amagambo meza aduhembura, amagambo atubwira, adusubizamo ibyiringiro, kandi nanone uyu munsi Imana itugire neza kugira ngo twongere dufate uyu mwanya tuganire ijambo nanone ryongera gukomeza imitima yacu muri ibihe nk'ibi bikomeye, kugira ngo imitima yacu irusheho gukomerera ku Mwami. Rero uyu munsi ndagira ngo abanyumva dusangire ijambo ry'Imana. Imana yangiriye neza nanone ikama kubona uyu mwanya kugira ngo nongere fatanye namwe gukomera, guhimbaza Imana no kuyishimira aho igejeje ikora, kuba tugihumeka umwuka w'abazima bitoroshye. Hari ibibazo, hari uburwayi, hari icyorezo, isi ifite ubwoba, kandi abantu twese tutari twabona igisubizo. Ndagira ngo nongere mbibutse ngo Yesu niwe gisubizo kuri uyu mugoroba. Muri aya masaha babwire ngo bazaniye inkuru nziza babwira ngo Yesu niwe gisubizo. Ubushize twaganiriye ijambo rivuga ngo ntabwo Imana izagusiga. Ndagira ngo rero uyu mwanya nanone tuganire ijambo ry'Imana. Imana yampaye umutwe wayo ijambo uvuga ngo igisubizo kizanwa no kwizera, cyangwa se ibisubizo bituruka mu kwizera. Mu by'ukuri kwizera no kwizera udashidikanya yuko ibintu bishoboka, no kwizera udashidikanya yuko Imana yakora ibintu. Uyu munsi rero ndagira ngo inshuti yanjye unyumva, nguhumurize nkubwira ngo ibyo ubona bidashoboka, ibyo ubona byananiranye, ibyo ubona biremereye, Imana irabishoboye kandi irabikora. Ndagira ngo rero dusangire ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko. Dufatanye gusoma duhereye dusoma igice cya 5 umurongo wa 21. Turasanga inkuru ivuga ngo Yesu akiza umugore wari umaze imyaka 12 ari mu mugongo. Maze dusome duhereye kuri uyu murongo wa 21. Nuko Yesu agenda mu bwato asubira hakurya, abantu bari benshi bateraniraho ari iruhande rw'inyanja. Umwe mu batware b'isinagogi witwaga Yayiro araza, amubonye yikubita imbere y'ibirenge bye, aramwinginga cyane ati, agakobwa kanjye karenda gupfa, ndakwinginze uze ukarambikaho ibiganza byawe gakire kabeho. Aragenda ajyana nawe, abantu benshi baramukurikira bamubyiga. Nuko hariho umugore wari mu mugongo
wari ubimaranye imyaka 12, ababazwa n'abavuzi cyane benshi, bagerageza kumukiza, bamumarisha ibintu bye byose, abitangamo ingemu, ariko ntibagira icyo bamumarira, ahubwo arushaho kurwara. Yumvise ibya Yesu, araza aca mu bantu, amuturuka inyuma akora ku mwenda we, kuko yari yibwiye ati ninkora umwenda we gusa ndakira. Uwo mwanya isoko y'amaraso irakama, amenya mu mubiri we ko yuko akize cya cyago. Yesu nawe yiyumvamo ko ubushobozi umugabunutsemo, ahindukira abyigana n'abantu, arababaza ati ninde ukoze umwenda wanjye? Abigishwa be baramusubiza bati ese abantu barakubyiga, nawe ukagira ngo ninde unkozeho? Inshuti bavandimwe, ndagira ngo dusangirire ijambo kandi nguhumuriza kugira ngo nkuko uyu mugore yari amaze imyaka 12, birashoboka yuko nawe hari ibimaze igihe kinini utari wabona igisubizo cyabyo. Birashoboka yuko hari byinshi nawe utari wabonera igisubizo, ariko uyu mugoroba ndagira ngo ubwire ngo muzaniye ijambo rivuga ngo ibisubizo bizanwa no kwizera. Kwizera ubwabyo ndagira ngo ubanze ubisingire neza mu bitekerezo, wumve yuko bya bindi utaboneraga igisubizo, wumve yuko bya bindi utabonaga uwo wabibwira, yuko Yesu abishoboye. Amagambo dusomye atubwira neza iby'uyu mugore ko yari amaze iyi myaka 12 arwaye kandi yaragerageje kwivuza. Bibiliya irambwira neza ngo hariho uwo mugore koko arwaye kandi amaze igihe kinini. Imyaka 12 ni myinshi. Imyaka 12 urwaye, imyaka 12 ufite ikibazo, imyaka 12 uremerewe. Uyu mugore yarababaye cyane, kandi uyu mugore yararemerewe, kandi abavuzi bamuvuraga nta gisubizo bari bamuboneye, ndetse n'ibyo yarafite yabitangaga ku bavuzi. Birashoboka yuko hari ibyo watanze, birashoboka yuko hari ibyo watanze, birashoboka yuko hari ibyo abantu bagusabye kugira ngo ubaguhe igisubizo. Birashoboka yuko hari ibyo nawe watekereje ko watanga ariko urabibura kugira ngo urebe ko wabona igisubizo. Ndagira ngo uyu mugoroba mubwire ngo kwizera gusa gufitiye igisubizo. Kwizera Imana harimo igisubizo cyawe. Kwizera Imana harimo kubohoka kwawe. Kwizera Imana harimo gukira kwawe. Uyu mugoroba ndagira ngo mubwire ngo kwizera, niwizera Imana ishobora byose, Imana igufitiye igisubizo gikomeye. Niwizera Imana ukayisenga, niwizera Imana ukayibwira ibyawe, niwizera Imana ukayaturira, Imana igufitiye igisubizo uyu mugoroba kugira ngo ibyari bikuremereye bibashe kurangira mu izina rya Yesu. Kuri uyu murongo wa 27 haravuga ngo Yesu yumvise ibya Yesu, araza aca mu bantu, amuturuka inyuma akora ku mwenda we, kuko yari yibwiye ati ninkora imyenda ye gusa ndakira. Ndagira ngo nshuti yanjye wumve uburemere bwo kwizera uyu mugore yari afite. Nubwo yabonaga inzira idahari, nubwo yabonaga adafite uko yamugeraho, nubwo yabonaga Yesu atamwumva, nubwo yabonaga Yesu atamukiza, ariko yizera gusa yuko nafata ku mwenda wa Yesu, yizera gusa yuko nafata ku mwenda we, akizera mu mutima yuko Yesu ari bumukize, ashobora gukira icyago cye. Ijambo ritubwiye neza ngo uwo mwanya isoko y'amaraso irakama. Haleluya! Uwo mwanya isoko y'amaraso irakama. Byatewe nuko uyu mugore yazamuye kwizera kwe. Byatewe nuko uyu mugore yatekereje ko nta kindi gisubizo, ahubwo Yesu afite igisubizo cye. Yumvise ibya Yesu, aca mu bantu, amuturuka inyuma akora ku mwenda we. Ndagira ngo uyu mugoroba bene data, dore icyorezo kitumereye nabi, igihugu kimeze nabi, ndetse dufite ibibazo byinshi. Abafite ibisubizo nabyo babonye. Uyu munsi duhanze amaso Yesu gusa kugira ngo abe ari we uduha igisubizo. Haleluya! Uyu mugoroba nanone nshuti yanjye, ndagira ngo twese duhuze umutima, twese dusange Yesu, tumuririre, tumutakambire, tumubwire ibyatunaniye. Ndagira ngo tuvane amaso ku bindi, ahubwo dufate umwanya
Imana itugiriye neza, dufite ibihe byo kutinda mu ngo zacu. Imana itugiriye neza, iduhaye umwanya wo kuba imbere y'Imana. Imana itugiriye neza, iduhaye umwanya wo kuyinginga. Ndakikwinginze kugira ngo uzamure kwizera kwawe. Imana igufitiye igisubizo. Imana igufitiye umuti wavura iki cyorezo, umuti wasubiza ibintu muri gahunda, umuti watanga amahoro mu isi, umuti watanga ubuzima. Uyu munsi amaso yacu tuyahanga umwami Yesu. Uwo mwanya isoko y'amaraso irakama. Amenya mu mubiri we yuko akize cya cyago. Ndagira ngo rero mbabwire ngo uyu mwanya turimo ni umwanya wo kugira ngo tuzamure kwizera kwacu. Nshuti yanjye, muvandimwe, aho uri hose urimo kunkurikira, aho uri hose uneza amatwi, aho uri hose, waba urimo gusenga, waba uri mu kazi kawe, waba uryamye, waba aho waba uri hose, uzamure kwizera kwawe. Tubwire twese Imana, twinginge umwami Yesu, tumubwire iby'iyi ndwara, tumubwire ibibazo byacu, tumubwire bya bindi byatunaniye, tumubwire bya bindi byaduciye intege, tumubwire bya bindi byatubabaje. Yesu yiteguye kudukiza, kandi tuzamura kwizera kwacu. Yesu afite igisubizo cyacu. Mwese ndakwinginze kugira ngo aho uri, ndakwinginze kugira ngo aho uri, ndakwinginze kugira ngo aho waba unyumvira hose, igisubizo cyacu kive kuri Yesu umwami wacu. Ijambo rirambwiye neza ku murongo wa 30 ko Yesu nawe yiyumvamo ko ubushobozi bumugabanutsemo, ahindukira abyigana n'abantu, arabaza ati, ninde ukoze umwenda wanjye? Abigishwa be baramusubiza bati, ese ye abantu barakubyiga, nawe ukagira ngo ninde unkozeho? Abararanganyamo amaso agira ngo abone umukozeho. Uwo mugore aratinya, ahinda umushyitsi kuko azi ikimubayeho. Araza amwikubita imbere, amubwira iby'ukuri byose. Aramubwira ati, mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukijije, wigendere amahoro, ukire rwose icyago cyawe. Haleluya. Ndagira ngo nshuti yanjye nkubwire ngo nukora kuri Yesu araza kumenya ko umukeneye. Nukora kuri Yesu araza kumenya yuko hari icyo ukeneye. Nukora kuri Yesu araza kumenya yuko hari ikikubabaje. Nukora kuri Yesu araza kumenya yuko hari icyo ushaka ngo amukozeho. Amaze kubyigana, amaze kubyigabana, akoze ku mwenda we, ngo Yesu yiyumvamo ko ashizemo imbaraga, ngo hanyuma arangije nawe ngo abyigana mu bantu, abaza ko hari umuntu umukozeho. Abari aho ngaho batari basobanukiwe iby'umugore yakoze, abari aho ngaho batari basobanukiwe ikibazo cy'umugore, abari aho ngaho batari bazi neza agahinda umugore amaranye imyaka 12, ntibamenye ibyo ari byo. Basubiza Yesu baramubwira ngo, urabona abantu ni benshi, urabona abantu barabyigana, uracyabaza ngo ninde ugukozeho? Ndagira ngo mubwire ngo abantu bari benshi, wakora kuri Yesu akabimenya ko umukozeho. Abantu bavuga, wakora kuri Yesu akamenya yuko umukozeho. Abantu basinziriye, wakora kuri Yesu abantu bakamenya ko Yesu akamenya ko umukozeho. Abantu baryamye batatekereza ibyo kuri Yesu, wamukoraho ariko akagusubiza. Haleluya. Ndagira ngo uyu mugoroba nshuti yanjye nkubwire ngo igisubizo cyawe niwe ugifite. Mu mutima wawe hakeneye kwizera, mu mutima wawe hakeneye kuzamura ibyiringiro, ukazamura ibyiringiro byawe, ukabwira Imana, ukayibwira uti, ibi byose dore byananiye, ibyo mu rugo rwanjye byananiye, ibyo ku kazi kanjye byananiye, ibyo umuryango wanjye byananiye, ibyo bintu byose Yesu arabishoboye. Ijambo rirambwiye ngo abararanganyamo amaso agira ngo abone umukozeho. Uwo mugore aratinya, ahinda umushyitsi kuko azi ikimubayeho. Araza amwikubita imbere, amubwira iby'ukuri byose. Aramubwira ati, mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukijije, wigendere amahoro, ukire rwose icyago cyawe. Ndagira ngo dutinde gato kuri uyu murongo wa 34. Aramubwira ati, mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukijije, wigendere amahoro. Ndagira ngo nkwibutse neza ko uyu mugore ibiguzi byose yari yaratanze, ntabwo yakize kuko yabuze amafaranga, ntabwo yakize kuko yananiwe kwivuza, ntabwo yakize kuko yabuze abaganga. Ibyo byose ntabwo byamubereye igisubizo. Amafaranga ntabwo yamubereye igisubizo. Ubukire ntabwo bwamubereye igisubizo. Abavandimwe be ntabwo bamubereye igisubizo.
ndagira ngo nkwibutse neza ko byashoboka ko hari ibyo ufite bitakubereye igisubizo, byashoboka ko hari ibyo ufite n'ubu bitakubereye igisubizo, ariko kwizera kwawe kwakubera igisubizo cy'uburwayi, kwatubera igisubizo cyo kugira ngo uburwayi bw'icyorezo kirangire, kwatubera igisubizo cyo kwizera ko Imana ibishoboye. Uyu mugoroba ndakwinjize kugira ngo uzamure kwizera kwawe maze ubone gukora kw'Imana, uzamure kwizera kwawe ubone igitangaza cy'Imana. Haleluya. Ndagira ngo uyu mugoroba nshuti yanjye unyumva, ndagira ngo umugoroba nshuti yanjye uneze amatwi, dusangire kwizera kwacu. Ese kwizera kwacu kurangana gute? Ese wizera ku kihe gipimo? Ese iyo uri imbere y'Imana utekereza ko Imana ishobora byose? Hari abantu bamaze gucika intege bavuga ngo isi yarangiye, hari abantu bamaze gucika intege bavuga ngo ubuzima bwahagaze, hari abantu bamaze gucika intege bavuga ngo nta bindi byiringiro. Ariko ndagira ngo ubwire ngo ijambo ritubwira neza ngo avuga neza, akatubwira neza yuko umubisha wacu atadushobora kuko Imana iri mu ruhande rwacu. Haleluya. Uyu mugoroba w'inshuti yanjye ndagira ngo tumere nka Daniyeli, tugiye mu nzu dukingura idirishya, dusengere mu mago yacu, Imana itugire neza dutinze mu mago yacu, kubera yuko ariyo gahunda y'uburyo kwirinda icyorezo. Ariko witinda mu rugo ufite amaganya, witinda mu rugo urimo kubabara, wihera mu rugo ngo uheranwe n'umubabaro, wihera mu rugo ngo Satani akwihererane, wihera mu rugo ngo ugire ibindi wiganyiramo. Ahubwo fata umwanya dusenga Imana, fata umwanya twihanira Imana, fata umwanya twinginga Imana, fata umwanya turirire isi, dufata umwanya turirire igihugu cyacu, dufata umwanya turirire imiryango yacu. Imana ifite igisubizo, ifite kudusubiza no kudutega amatwi. Kandi nanone nshuti yanjye, uyu munsi wibuke neza bya bindi Imana yagukoreye, wibuke hahandi Imana yakurinze. Hari byinshi byashatse kuguhitana, hari byinshi byashatse kukwica, hari byinshi byashatse kukujyana, ariko uracyahumeka. Ubwo nabwo ni ubuntu bw'Imana, nabyo arabishoboye. Kandi ndagira ngo ubwire neza ngo ijambo ritubwira neza ngo icyatumye Imana igusiga, icyatumye Imana ikurinze, icyatumye Imana ikuretse ukaba ugihumeka, ni ukugira ngo utunganye bya bindi bidatunganye, ni ukugira ngo ubanze utunganye ibyo mu rugo rwawe, ni ukugira ngo ubanze utunganye ibyo mu mutima wawe, ni ukugira ngo ubanze utunganye ibyo hahandi ukorera. Mu izina rya Yesu Kristo ndagira ngo uyu mugoroba munyemerere twese dutunganye ibidatunganye, kugira ngo tubashe guha Imana icyubahiro mu mitima yacu, tubashe guha Imana icyubahiro mu miryango yacu, tubashe guhesha Imana icyubahiro mu isi, ndetse kugira ngo tuzabashe kugera mu bwami bw'Imana twejejwe kandi turabera b'Imana. Bene data, reka twongere tuganire kuri aya magambo yandi Imana none yampaye. Turacyari muri rya jambo rivuga ibisubizo bizanwa no kwizera. Dusome nanone aya magambo. Dusome ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Mariko igice cya 10, dusome ku murongo wa 46. Tuhasanga Yesu akiza impumyi yitwa Bartimayo, murongo wa 46. Nuko bagera Yeriko, akivana Yeriko n'abigishwa be n'abantu benshi, asanga umwana wa Timayo witwaga Bartimayo, umusezi w'impumyi, yicaye iruhande rw'inzira. Yumvise ko Yesu w'i Nazareti ari buje, aherako arataka cyane ati, Yesu mwene Dawidi mbabarira. Haleluya. Ndagira ngo mbabwire, uyu mugabo witwa Bartimayo yari afite amateka yuko yavutse ari impumyi, kandi mu buzima bwe yari umuntu usabiriza, mu buzima bwe yari umuntu waheze ku muhanda, mu buzima bwe yari umuntu utunzwe nuko asaba kugira ngo bamuhe. Ndagira ngo nkwinginge mubwire ngo kwizera kwahindura amateka, kwizera kwahindura ubuzima, kwizera kwakora imirimo ikomeye. Ngo akimara kumva gusa ko ari Yesu, mwibuke ko amaso y'uyu mugabo ntabwo abona, mwibuke yuko yasabye abantu benshi, mwibuke yuko abamuhaye ni benshi, ariko yumvise gusa yuko Yesu aje,
yumvise gusa yuko umwami anyuzeho, yumvise neza yuko arimo akiza, yumvise yuko ahindura ubuzima, aravuga ngo nanjye nkeneye gukira. Abona ubuzima atinzemo, abona ubuzima amazemo igihe, aravuga ngo nanjye nkeneye gukira. Haleluya. Ndagira nkubwire ngo hari ubuzima utinzemo, hari ubuzima umazemo igihe bukubabaje, none haje n'ikindi kibazo, ubuzima bwakomeye, nta kazi kagikorwa, imiryango yakinze, byashoboka yuko urimo wibaza ngo ese bizagenda bite, byashoboka yuko wibaza uti ese umuryango uzatungwa n'iki, byashoboka yuko wibaza uti ese bizamira bite ejo hazaza. Ndagira nkubwire ngo Yesu afite igisubizo. Nimureke twizere uwo mwami. Batimayo aramwizera, arahamagara aravuga ati ndagira ngo nanjye nkire. Arahamagara aravuga ati Yesu w'i Nazareti, ndagira ngo nanjye unyize, ndagira ngo nanjye unabare. Kuko yari yumvise gusa ijwi ry'uko Yesu arimo anyura, arimo agenda. Bamubwiye bati ni Yesu, bamubwiye bati ni uje, ngo ahera ko arataka cyane ati Yesu mwene Dawidi mbabarira. Haleluya. Abantu benshi baramucyaha ngo ahore, ariko arushaho gutaka ati mwene Dawidi mbabarira. Yesu arahagarara arababwira ati nimumuhamagare. Bahamagara impumyi, barayibwira bati humura, haguruka, araguhamagara. Nayo ita umwenda wayo, irabaduka, yegera Yesu. Yesu arayibaza ati urashaka ko nkugirirane? Iyo mpumyi iramusubiza iti mwigisha, ndashaka guhumuka. Yesu arayibwira ati igendere, kwizera kwawe kuragukirije. Haleluya. Ndagira ngo nanone turebe kuri umurongo wa 49. Amaze gutakamba, amaze kwinginga, amaze guhamagara Yesu w'i Nazareti, amaze guhamagara, amaze kwizera yuko Yesu ari ushoboye kumukiza, ngo Yesu arahagarara. Haleluya. Uyu mugoroba ndakwinginze, nuhamagara Yesu arahagarara gutega amatwi, nuhamagara Yesu arahagarara kumve, nuhamagara Yesu arahagarara yumve icyo ushaka. Ndagira ngo twinginge Yesu tumubwire iby'iyi minsi mibi, twinginge Yesu tumubwire iby'iyi minsi tugoye, hanyuma hagarara tege amatwi yumve gusenga kwacu, hanyuma hagarara tege amatwi yumve ibyo dukeneye, hanyuma aduhe igisubizo. Abantu ngo bahamagara impumyi, barayibwira bati humura. Haleluya. Ndagira ngo uyu munsi nanjye mubwire ngo humura nshuti yanjye. Ndagira ngo mubwire ngo humura, nubwo hari ibibazo ariko humura, nubwo hari virusi humura, nubwo hari isi ifite ibibazo ariko humura, nubwo twari twabona umuti uvura virusi ya corona ariko humura, nubwo hari ibibazo biremereye, nubwo ubukungu bwahungabanye ariko humura, nubwo imiryango yakinze ariko humura, Yesu afite igisubizo. Ndagira ngo tweye gutinda ngo ibitekerezo byacu bijye kure, tweye guhangayika ngo imitima yacu itinde mu bintu byinshi, ariko mureke humura y'Imana iduhumurize, hanyuma ijambo ryayo rikomeze kuba mu mitima yacu. Impumyi nayo ngo iti umwenda wayo, irabaduka, yegera Yesu. Haleluya. Ndagira ngo nshuti yanjye nanone mubwire ngo iki ni igihe cyo kwegera Yesu. Iki ni igihe, ntabwo ari igihe cyo kurira, ntabwo ari igihe cyo kuganya, ntabwo ari igihe cyo gutinya, ntabwo ari igihe cyo kubwira abantu, ntabwo ari igihe cyo kubwira abakomeye, ntabwo ari igihe cyo gushakira ibisubizo ahandi, ntabwo ari igihe cyo kwirukanyira mu mahanga. Hari abarimo kuvuga ngo wenda twajya aho icyorezo kitari cyagera, hari abarimo kuvuga bati wenda iyo tugira imiryango ikomeye, iyo miryango nayo irashobewe. Ndagira ngo inshuti yanjye nkubwire ngo iki ni igihe cyo kwegera Yesu, iki ni igihe cyo kumusanga, iki ni igihe cyo kumwingingira, ni igihe cyo kumutakambira, ni igihe cyo kumubwira ibitugoye, hanyuma Yesu akadusanga nawe akatugira neza. Yesu ngo arayibaza ati urashaka ko nkugirirane? Haleluya. Uyu mugoroba Yesu akubaza, uyu mugoroba Yesu arakubaza ngo ukeneye iki, urashaka ko akugirira ate? Ndagira ngo nkubwire ngo iryo jwi rya Yesu uritega amatwi, iryo jwi rya Yesu uryizere, iryo jwi rya Yesu uryakire, hanyuma uzamure kwizera kwawe. Haleluya. Ngo iyo mpumyi iramusubiza iti mwigisha, ndashaka guhumuka. Wibuke yuko yaratinze ku muhanda, wibuke yuko yaratinze mu buzima bugoye, wibuke yuko yaratinze mu buzima busuzuguritse, wibuke yuko yaratinze ahantu abantu bamubona bakamusuzugura, wibuke yuko yaratinze ahantu yambara ibicocero.
ndagira ngo nkubwire ngo uyu mugoroba niwite ku mateka utinzemo, niwite ku buzima umazemo igihe, niwite ku buzima bwakubabaje, niwite ku mateka wavuyemo. Yesu aracyafite igisubizo cyawe. Zamura kwizera kwawe inshuti yanjye uyu mugoroba, Imana ikugirire neza. Ngo Yesu arayibwira ati igendere. Haleluya. Kwizera kwawe kuragukijije. Ntabwo Bartimayo yakirijwe nuko yatanze ikiguzi. Hari abantu bibwira ngo batanga amafaranga bakabona amahoro. Hari abantu bibwira ngo batanga amafaranga bakabona ibyo batabonye. Hari abantu bibwira ngo batanga ibiguzi, ariko ikiguzi cya mbere ni ukwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Haleluya. Ndagira ngo nkwinginge uyu mugoroba, ahantu uherereye, niba utari wakira umwami n'umukiza, ahantu uherereye, niba utari wamuha ubuzima bwawe, uyu mugoroba turi kumwe unyumva tuganira neza amatwi, wakire umwami n'umukiza. Haleluya. We yavuze ngo abizera umwami ntabwo bazakorwa n'isoni. Haleluya. Ndakwinjiza kugira ngo umwami uyu munsi ugenderere umuntu wese uri muteze aya matwi iri jambo, kugira ngo utari wakwakira akwakire mu buzima bwe, utari wakwakira aguhe ubuzima bwe. Yesu arayibwira ati igendere, kwizera kwawe kuragukirije. Haleluya. Uwo mwanya arahumuka, amukurikira ari muzima. Ndagira ngo wumve imbaraga zo kwizera. Ntabwo byatinze, ntabwo byatwaye umwaka, ntabwo yamubwiye ngo uzakira, ntabwo yamubwiye ngo genda utegereze, ntabwo yamubwiye ngo genda undindire. Ngo Yesu aramubwira ngo igendere gusa, kwizera kwawe kuragukijije. Ngo uwo mwanya arahaguruka, amateka arahinduka. Haleluya. Uwo mwanya arahaguruka, abamubonaga asabiriza, abari baramumenyereye, abari bamuzi aho yicara, abari bazi ubuzima bwe, abari bazi umuryango avukamo, abari bazi ko abayeho, ngo bamubona ari mu nzira akurikiye umwami Yesu. Zamura kwizera kwawe, zamura kwizera kwawe uyu munsi, zamura kwizera kwawe, erekeza amaso ku Mana, kuko abiringiye Uwiteka ngo bameze nk'umusozi Siyoni udashobora kunyeganyezwa. Haleluya. Uyu mugoroba nawe ubashe kubona ibisubizo biva ku Mana, ubashe kubona ibisubizo bituruka ku Mana yo mu ijuru. Uyu munsi Imana itugiriye neza. Hari benshi bari mu bitaro, hari benshi batabasha kuvuga, hari benshi batabasha kumva ubutumwa, ariko inshuti yanjye ndagira ngo nkwinginge ngusabe ngo Imana ikiguhaye umugisha, Imana ikikurinze, Imana ikikugiriye neza, ukibasha kumva ubutumwa, ndagira ngo ubashe Nyagasani Imana ikugenderere, igusange igukoreho, maze ubuzima bwawe bubashe kwakira igisubizo giturutse ku Mana, bubashe guhemburwa, bubashe kwakira igitangaza kiva ku Mana. Hari ibyakunaniye, hari ibyaguciye intege, hari ibyagusubije inyuma, hari ibyakugoye, ariko Yesu arabishoboye. Zamura kwizera kwawe kugira ngo Imana ikugirire neza, kandi nuwakira umwami n'umukiza mu buzima bwawe. Ijambo rimbwira neza ngo ibya kera babihindutse, birangiye, ubuzima bwawe bukaba bushya, ya mateka mabi akarangira, ibyo bari bakuziho bigahanagurika, hanyuma Yesu akakwejesha amaraso y'igiciro cyinshi. Waba uhari kandi waba unyumva, ukaba uvuga uti ubuzima bwanjye ngiye kubushyira mu maboko y'Imana, ubuzima bwanjye, mu buzima bwanjye nakire Yesu, mu buzima bwanjye hari ibyangoraga, mu buzima bwanjye hari ibyambuzaga amahoro, mu buzima bwanjye hari ibyatumaga nanezerwa, mu buzima bwanjye hari nabonaga byarabaye amateka, mu buzima bwanjye nabonaga hari ibyari byarananiranye. Uyu munsi tugiye gufatanya gusenga, uzamure kwizera kwawe, Imana ikugirire neza. Kandi dufatanye gusenga muri iyi minsi, dufatanye gusengera igihugu, dufatanye gusengera imiryango yacu, dufatanye gusengera isi ihangayitse, twese imitima ihagaze, ibintu byose bigoranye, dukomeze kwinginga Imana irabishoboye. Rero nshuti yanjye, uyu mugoroba aya masaha nkwifurije umugisha w'Imana. Uyu mugoroba nkwifurije kugubwa neza. Ahantu uri ukomeze gusenga, ahantu uri ukomeze kwinginga Imana. Twese tuzamure imitima yacu, dutumbire umwami Yesu. Kandi buri wese ndagira ngo abwire Imana, avuge ngo ibyananiranye, uvuge ngo ibi byose tubona byananiye abaganga, iki cyorezo cya coronavirus kimeze nabi, isi yabuze igisubizo, abahanga batari babona umuti, abahanga nabo ubwabo barimo gupfa,
tubwire Imana ngo Mana tukweguriye ibyacu byose, kandi wizeye udashidikanya yuko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima, nyuma y'ubuzima bwo kubabara, nyuma y'ubuzima bwo gupfusha, nyuma y'ubuzima bwo guhangayika, nyuma y'ubuzima bwo kubabazwa hari ubundi buzima butazima. Ubwo ngubwo nibwo mwifuriza kugira ngo nubwo ubuzima bwarangira ariko tuzabashe kubana mu bwami bw'Imana. Unyemerere umunsi dusengane kuri uyu mugoroba, bashe guhembura umutima wawe, bashe kuzamura umutima imbere y'Imana kugira ngo Imana iduhane umugisha. Tugiye gusenga twese, ariko ndakwinginze kugira ngo uzamure umutima wawe ubutumbirize ku Mana. Imana iduhane ibisubizo kandi bituma imitima yacu ihumura. Dufatanye gusenga. Nyagasani Imana, turagushimiye Mwami Imana yacu, turi imbere yawe. Nyagasani Imana, tuzi neza yuko ari wowe ushobora byose kandi nta gishobora kurogoya imigambi yawe yose. Mwami Imana yacu, turi hano turakwinjize kugira ngo utugirire neza Mwami. Buri wese Mwami Imana yacu warucitse intege, buri wese warucitse intege kubera iyi minsi igoranye, buri wese wari ufite agahinda, buri wese wari uhangayitse avuga ngo biraza kugenda bite. Nyagasani Imana, turakwinjize kugira ngo witeka Imana ishobora byose, Data, kwizera kwacu Mana kwiyongere, tuzamure witeka kwizera kwacu kugira ngo Mwami Imana yacu urebe intege nke zacu, maze ushingire uko tukuzamuye imitima yacu imbere, maze usubize kwifuza kwacu. Nyagasani Imana, turakwinjize kugira ngo ugirire neza buri wese urimo kunyumva muri kano kanya. Abarwayi bakire mu izina rya Yesu. Abarwayi turimo kumva mu gihugu cyacu bamaze kwandura virusi yoretse isi, Mwami Imana yacu turabasenge kugira ngo aho bari Mwami Imana yacu bakire mu izina rya Yesu. Turakwinjize kugira ngo abaganga babakurikirana nabo ubahe umugisha kandi ubarinde. Kandi Nyagasani Imana, dusengeye abayobozi b'igihugu cyacu Mwami Imana yacu, tubasabira umugisha kugira ngo uko badutekerereza Nyagasani Imana ukomeze kubaha imbaraga no kubashoboza. Turasenze kugira ngo abatari bandura ubarinde mu izina rya Yesu. Ibihugu byabuze igisubizo Mwami Imana yacu, aho imibare yamaze kuzamuka, Nyagasani Imana naho ubagirire neza. Urakoze Mwami Imana yacu, tuzi neza ko ari Imana kandi Imana ishobora byose. Turakwinjize kugira ngo Mwami kwizera tuzamuye kuri uyu mugoroba, imitima yacu dutumbire imbere, tuzamuye imbere yawe Mwami, bitubere igisubizo kandi buri wese abashe kwakira mu buzima kugira ngo utubere Imana nziza. Urakoze ko tugire neza rero Mwami, shimwa kandi uhimbazwe. Amashimwe n'icyubahiro n'ubutware bigarukire mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu Yesu. Amen. Shalom, shalom. Murakoze. Imana ibahe umugisha kandi